kimwe mu bintu byazanye Yesu ntabwo yaje guhindura akazi kawe, ahubwo yaje guhindura wowe. Ndagisubiramo bwa nyuma. Abanyakazi tugiranye n'abingorane, kitugiranye ikibazo namwe kubabwira ko Yesu ataje guhindura akazi kawe kandi arico cakuzanye mu materaniro. Turi mu kubwira ngo Mana kazi kanje, Mana pindurira akazi. Ntabwo Yesu yaje kuguhindurira akazi, Yesu yaje guhindura wowe. Icya kabiri, ntabwo Yesu yaje kuguhindura business, ahubwo ni wowe business ye. Kamisubiremo. Ntabwo Imana yaje kuduhindurira za business, oya, ahubwo ni wowe business yayo. Yego. Kadusenga Imana, turaguhimbaje Mana yacu kandi Mwami wacu, tugushimiye umugoroba mwiza, umugoroba w'amahirwe uduhaye kuba imbere y'ubwiza bwawe. Twemerere uyu mugoroba uvugana n'imitima yacu, twiteguye kumva uvugana natwe. Mwuka wera twahawe nk'umufasha, udufashe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Mureke twikirize tuzamuye ibiganza twese tuvuge cyane haleluya. Hari ikintu kimwe nkunda cyane, nyankunda kugisaba abakristo, agisaba n'inshuti zanjye abo tuzadusirimbana. Nkunda kubabwira ngo niba tuva ibyuya turimo gusirimba, tuzajya tunakoresha n'imbaraga mu kumva ijambo ry'Imana kugeza aho twakumva ibyuya. Tugira ibyuya turimo kuganira ijambo ry'Imana. Bifasha umuntu gukura muri dimension zose, ugakura muri dimension zose. Iyo dukuze mu gice kimwe ugasanga turi abantu bari souple. Ubushize ndi kubwiriza hari urubyiruko nahoze mbwiriza, ndababwira ngo urwego tugezemo rwo gusirimba, n'Imana iramutse yicaye ahangaha ngire ngo yodushime, katubwira ko turi kuri standard nziza yo gusirimba. Ariko iyo standard nziza turiho yo gusirimba aba ari nayo standard tubaho mu kumva ijambo ry'Imana. Sibyo byiza? Ko ndakenera ngo abari baruhumagiye batuze maze tuganire ijambo ry'Imana. Tuvuge ngo amen. Twongere kandi haleluya. Noneho tubivuge tuzamuye ibiganza, tuvuge cyane haleluya. Umumama uvuye gutanga amashimwe yankoze ku mutima. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 46 n'umurongo wa 47, Bibiliya iravuga ngo basangiraga ibyabo ngo bafite umutima ukundana, umutima utishama. Hanyuma rwa rukundo ruba hagati yabo, Bibiliya iravuga ngo umwami Imana ngo akabongerera abakizwa. Abakizwa bajyaga biyongera, ntibazaga bababwiriza. Umubare w'abakizwa babagaho byabaga bivuye mu rukundo rw'abantu babanaga. Buri muntu wese, abasore bari hano hanze n'abamama n'abandi babuze urukundo, bakifuza kujoininga Foursquare atari uko bababwirije, bakavuga ngo haba urukundo. Mureke tujye muri ruya rukundo ruba hari ahantu. Niba hari ikintu itorero rya Kristo ririmo rirabura muri iki gihe, ni urukundo. Katuganire. Dusome ijambo ry'Imana. Abaroma ibice 8 umurongo wa 28 n'uwa 29. Gitabo cy'Abaroma, urwandiko Paulo yandikiye Abaroma. Kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye.
umurongo wa 29. Kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Amen. Itangiriro igice ca mbere umurongo wa 26. Itangiriro igitabo kibanza urupapuro nk'urwa kangahe ko rwa mbere igice ca mbere umurongo wa 26. Turasoma wa 26 n'uwa 27. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Amen. Tugiye kuganira amagambo nahaye umutwe uvuga ngo urugendo rwo gusa na Yesu Kristo. Urugendo rutujyana ku kugira ishusho ya Yesu. Niko nise ijambo tuganira. Ntabwo gusa na Yesu ari ibintu umuntu aza yakira umunsi umwe. Ni urugendo umuntu akora rwo kugira ibyo asiga none ugakomeza urugendo ejo ukagira ibindi usiga, ugakomeza urugendo ejo ukagira ibindi usiga. Ariko ibingibi urimo urasiga, urimo uragana kugira ngo urebe ko wagira ishusho isa ni ya Yesu Kristo. Uru rugendo nirwo tugiye kwiga. Ndimo kumva mfite amagambo akomeye, muze kumfasha dufatikanye hamwe twese gutekereza. Dukoresha umwuka w'Imana, nitumara dukoreshe n'ubwenge bw'Imana. Imana ijya kurema umuntu yamuremye afite ishusho yayo. Niko Imana yamuremye. Imana iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe. Iri jambo ndarikunda cyane. Ase natwe, amere nkatwe. Uko niko Imana yamuremye. Ibintu bine Imana yahaye umuntu imaze kumurema. Icyambere yamuhaye ishusho yayo. Imana yahaye umuntu icyambere ishusho yayo. Icyakabiri imuhereza presence yayo. Imana imaze kurema umuntu yahaye umuntu ishusho yayo, imaze kumuha ishusho yayo. Icyakabiri imuhereza kubaho kwayo. Icyagatatu imuhereza gusabana nayo. Icyakane imuhereza amahitamo. Bine. Kambisubiremo. Irema umuntu yamuhaye cyambere gikomeye kirenze ibindi, yaravuze ngo tumureme ase agira ishusho yacu twebwe Imana, ubutatu bw'ubumana. Imana iravuga ngo tureme uyu muntu ase agira ishusho yacu. Niko Imana yamurema. Imana irema umuntu afite ishusho yayo. Cyo ni icyambere. Icyakabiri imuhereza presence yayo, aho kubaho kw'Imana kubaho umuntu aba. Hari umuntu urimo kumva? Ese hari umuntu urimo kumva? Yampaye inka. Hari umuntu urimo kumva? Twozamura amaboko tuvuge cyane amina. Imuhereza aho kuba, kandi aho kuba Imana yahaye umuntu yamuhaye kuba muri presence yayo. Nico Imana yahaye umuntu. Icyagatatu imuha gusabana nayo. Mu byaremwe byose nta kindi Imana yajyaga isabana naco uretse muntu. Ikamanuka ikababwira ngo Adamu na Eva, ese mwiriwe? Mumeze neza? Icyakane imuhereza umutima uhitamo, guhitamo icyiza n'ikibi. Niho umuntu atandukaniye n'ibindi biremwa byose. Ikintu Satani yadukoreye umunsi umuntu akora icyaha, yatwambuye ishusho y'Imana, yatwambuye image ishusho y'Imana. Icazanye Yesu niki? Naho ngiye guhera rero. Icazanye Yesu niki?
mu gitondo nabyutse ndimo gusoma amagambo y'Imana, nezerwa n'ingenyine, nza kugira impungenge zanyu, senga Imana, mbwira Imana ngo imfashe muze kumva. Yesu aje kuduhereza ishusho ngo arangize atanga igitambo gikomeye kugira ngo twebwe nitujya kwakira ishusho yayo ntibidusabe igitambo. Yesu kugira ngo aduhereze ishusho twatakaje yabikoze atanze igitambo kugira ngo twebwe nitujya kwakira ishusho y'ubumana tuyakire bitadusabye igitambo. Niko Imana yabikoze. Kabisubiremo. Ajya kubuza byamusabye urugendo rwo gutanga igitambo, kandi icyo gitambo cyari igitambo cy'amaraso ye. Aravuga ngo nzemera kubikora ntanze ikiguzi cy'amaraso yanjye. Ariko abangaba nibashaka kwambara ishusho y'ubumana bo bazayambara nta kiguzi bibatanze. Ariko njyewe kugira ngo mbahereze ishusho yanjye biransaba ikiguzi. Abari baracumuye nibo basabwaga ubundi kuzatanga ikiguzi kugira ngo basubirane ishusho iyo bahoranye bataracumura. Byadusabaga gutanga ikiguzi kugira ngo dusubirane originalite yo kuba abo twahozebo. Ariko Imana iravuga ngo aba ntabwo bari butanga ikiguzi, reka njyewe mbishurira ikiguzi kizatuma basubirana ishusho yanjye, bongere kuba abo bahozebo. Yemera gutanga ikiguzi kugira ngo twebwe nidushaka kwambara ubumana tube ab'Imana bitadusabye ikiguzi. Icya kabiri, iki kintu kirumvikanye. Icya kabiri ntabwo nahoze reka nkore illustration ntoya bereke umugambi w'Imana, hanyuma mbereke isi y'iki gihe icyo turimo turaharanira. Muze hano mwebwe ko muri batatu muze. Imana ifite umugambi wo kutugira abana b'Imana kuruta uko yifuza kutugira abakozi b'Imana. Muhagarare ku murongo hano. Umugambi w'Imana hagarara wereke mu Kristo. Umugambi w'Imana ni uku nguku umeze. Ndabereka umugambi w'Imana hanyuma mbereke n'ikibazo cy'abakristo muri iki gihe. Umugambi w'Imana ni uko tuba abana b'Imana, tugakora umurimo wa Yesu Kristo, tugahabwa iby'Imana ifite. Kambisubiremo. Umugambi w'Imana muremure ni uko twamara kuba, tugakora, twamara gukora, tugahabwa. Uku niko Imana yifuza. Mbere yuko umuntu ahabwa biradusaba step ya mbere ko tubanza kuba. Muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 Bibiliya iravuga ngo abamwemeye bakizera izina rye yabahaye imbaraga zo kuba. Mwumvishe gukora? Yabahaye kuba. Iyo bamaze kuba, Yesu ngo aje kuja mu ijuru arababwira ngo uko data yantumye, arababwira ngo iyo umuntu amaze kuba biza bimusaba gukora. Hanyuma yamara gukora akabona guclaiminga droit umwana w'Imana. Kamisubiremo, ngiye kubisubiramo. Ese turi kumwe? Twozamura amaboko tuvuge cyane haleluya. Noneho abakristo b'iki gihe barimo barirengagiza kuba abana b'Imana, bakifuza guhabwa iby'Imana ifite. Dore aho turi naho turimo turabwira Imana ngo wampaye, Mana wampaye.
urugendo ko ndaga kubivuga mu zindi ndimi, urugendo rwo guhabwa rubanzirizwa n'urugendo rwo kuba no gukora ukabona guhabwa. Bibanzirizwa to possess kugira ngo mashe guhabwa. Reka mbabwire impamvu turimo turabwirwa muri iki gihe bakatubwira ngo nitugire ikiguzi dutanga kugira ngo tugire iby'Imana iduha. Ni ikibazo ciki. Umwana wawe ntakeneye kuguhereza ikiguzi ngo uzakunde umurage. Umunsi twabaye abana ntabwo bazatubwira gutanga ibyo dutanga ngo tugire icyo duhabwa, kuko tuzaba twahindutse the son and daughter of God. Iyo tumaze kuba abana bo mu rugo ntituzatwongera kuba abakozi, dukora nk'abo mu rugo. Ubutunzi bwo kwa data tubuhabwa iyo muzamuye amaboko. Ese turi kumwe? Twavuga ngo amen. Twabivuga tuzamuye ibiganza. Tuvuge cyane haleluya. Ni uwuhe mugambi w'Imana? Umuragwa. Bibiliya iravuga ngo iyo tumaze kuba abana b'Imana duhinduka abaragano na Kristo. Ntabwo biba bigusaba ngo bakubwire cakira mu izina rya Yesu. Oya, ntibikidusaba gucakira. Iyo twabaye abana b'Imana turabaragwa. Oya, tujya ducakira ikubundi. Niki tujya ducakira? Kwa papa ntibinsaba gucakira kuko ndi umurago. Ntibinsaba gucakira kwa papa. Oya, nimara kuba kumva ko nabayo nimara kuba umwana abamwemeye bakizera izina rye yabahaye kuba abana b'Imana. Abo bana b'Imana ntabwo bibasaba none. Umuntu araza akigera hano agikizwa, yamara gukizwa taratangira urugendo rwo kuba bagatangira kumubwira ngo cakira. Ageze hano bakamubwira ngo rambura amaboko. Abarakore turabana beza cyane kuko twigishijwe kumvira. Rambura amaboko, umuntu akayarambura. Cakira. Kandi ubwo dukeneye kubanza kubwirwa ko we have to be the son of God. Dukeneye kubanza kuba. Twamara kuba ntidukore nk'abakozi. Ndaje mbigarukeho. To be and to do, then to have. Kuba nico kibanza. Hanyuma twamara kuba duhita dutangira gukora. Iyo tumaze gukora tuba tubaye bamwe mu bagize ubwami bw'Imana. Iby'Imana nkunda iby'Imana kuko ari amahame. Ce sont des principes. Hanze y'amahame ntuzakira iby'Imana, kuko urwego abantu bazabuririraho ngo basingire iby'Imana rwitwa amahame. Kuko ari Imana y'amahame, ibyayo yabyubakishije amahame kugira ngo ababasha kubisingira bazamuke ku bintu byitwa amahame. Nuzamuka ku mahame ubashe gusingira ibyayo, kuko ari Imana y'amahame yubakishije ibyayo amahame. Wowe bakakubwira without any principles, bakakubwira ngo akira nta hame. Ihame biradusaba kubanza kuba. Twamara kuba tugatangira gukora, tukaba abakomeza umurimo wa Yesu Kristo. Twamara tugahabwa iby'Imana iduha kuko twabaye abana b'Imana. Ni muyakome abumvishije. Two kwitaba, twovuga ngo amen. Twokongera kandi haleluya. Nahoze mbabwira ngo niki Yesu yakoze. Yatanze ikiguzi kitugira abana b'Imana. Impamvu yagitanze
ni ukugira ngo hatazabaho guclaiminga ngo hagire ngo uvuga ngo ngewe ntibyankundiye. Ikiguzi bisaba ngo mbe umwana w'Imana ntacyo nabonye. Yadukunze nta kiguzi twe dutanze, yaraduha imirimo yakoreye Karuvali, niyo ndirimo yuzuye. Yadukunze nta kiguzi twe dutanze, kubw'urukundo rwe. Haleluya. Imirimo yakoreye Karuvali. Tuzamura amaboko ntange haleluya. Haleluya. Amen. Yadukunze nta kiguzi twe dutanze, imirimo yakore. Hari ikintu cankoze ku mutima mu gitondo. Yavukiye gupfa kugira ngo tuvukire kubaho. Hanyuma siko birandyohera kamwisubiremo bwa nyuma. Iwe utari ufite ugupfa, yavukiye gupfa kugira ngo abamwizera bavukire kubaho. Impamvu yavukiye gupfa kwari kugira ngo aduhereze ishusho y'ubumana yo kudapfa, kuko twari turiho icyaha gituma buri muntu wese avukira gupfa. Buri muntu wese yaravukiye gupfa, ariko umwana w'Imana aravuga ngo reka mvuke hanyuma nzapfe nari Imana idapfa. Nkunda Abaheburayo, wanditse igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo yemeye gupfa yari Imana idapfa, ngo yemeye gukubitwa n'abo yaremye bamugiraho ubushobozi kandi ari Imana ishobora byose, ngo yemeye kujya hasi y'abamarayika bahoraga bamuramya, ngo aravuga ngo ariko reka njye hasi yabo, ariko icyo yaza ashaka kwari ukwigarurira ishusho. Yavukiye gupfa mwene Mana kugira ngo mwene muntu avukire kubaho. Yego, yavukiye gupfa umwana w'Imana kugira ngo abamwizera bavukire kubaho. Urupfu nkunda kubivuga, urupfu icazanye Yesu kwari kurwica kugira ngo abo rwari ruriho be kongera gupfa ukundi. Icazanye Yesu. Ngiye kubabwira ibintu bigera nko muri bitandatu. Nkunda kulistinga cyane ibyo Yesu ataje kudukorera. Ikintu Yesu ataje gukora, icambere, ntabwo Yesu yaje kuduhindurira akazi, ahubwo Yesu yaje guhindura twebwe. Kandi icyo yaje kuduhindura ngo tubeco no kugira ngo duhabwe ishusho yayo. Ndagisubiramo, kimwe mu bintu byazanye Yesu ntabwo yaje guhindura akazi kawe, ahubwo yaje guhindura wowe. Ndagisubiramo bwa nyuma. Abanyakazi tugiranye nabingorane, kitugiranye ikibazo namwe kubabwira ko Yesu ataje guhindura akazi kawe kandi arico cakuzanye mu materaniro. Turi mu kubwira ngo Mana kazi kanje, Mana pindurira akazi. Ntabwo Yesu yaje kuguhindurira akazi, Yesu yaje guhindura wowe. Icya kabiri, ntabwo Yesu yaje kuguhindura business, ahubwo ni wowe business ye. Kamisubiremo, ntabwo Imana yaje kuduhindurira za business, oya, ahubwo ni wowe business yayo. Yego, nitwe business y'Imana. Iyo turimo turasenga tukabwira Imana ngo Mana pindurira, Mana uba wamujyanye muri business itari iye, kuko business ye ni wowe.
kamisubiremo cyane. Hari isengesho rya Mose nkunda, Zaburi ya 90 umurongo wa 13. Isengesho rya Mose nkunda cyane. Mose yari ari ku musozi arimo gusenga, ndarikunda cyane. Apfukamye ku musozi Mose arimo gusenga. Noneho igihe arimo gusenga ndarikundiye Zaburi ya 90, Zaburi ya Mose. Abisiraheli sinzi ngo bari bamaze imyaka 40 ingahe mu butaya aho yandikiye Zaburi. Ngo arangize ajye gusenga, arasenga abwira Imana ngo Uwiteka we uri hehe ko watinze? Ngo ese uzaza ryari ngo duhindurire iyi mitima? Abisiraheli bari mu butayu bagowe, izuba ry'iminsi yose n'inkingi yabayoboraga. Uzi ko Abisiraheli batagiraga speed? Uzi ko Abisiraheli batagiraga direction? Inkingi ya determinaga direction, niyo ya determinaga aho baca, niyo ya determinaga umuvuduko, ni bararushe. Mose ngo aje gusenga ntiyabwira Imana ngo Mana ngo ubutayo, abwira Imana ngo Mana ngo uzaza ryari ngo uhindure imitima y'Abisiraheli. Mbere yuko dusenga ngo Imana iduhindure za business, banza usenga Imana ihindure wowe. Muretse mwanza mukareka muretse. Ntabwo Imana yaje kuduha akazi. Kini cya gatatu, Imana ntabwo yaje kuduha akazi, Imana yaje kuduha ishusho. Yesu kamisubiremo. Ntabwo Kristo yazanywe no kuguheza akazi, icyazanye Yesu umwana w'Imana yaje kuguhereza ishusho ye. Abatekereza ko Imana ari Imana yaje gutanga akazi, sicyo. Imana yaraje ngo iduhereze ishusho yayo, icyo cyazanye Imana. Nitumara guhabwa ishusho y'Imana, iyi ni inyigisho yokomeza iminsi myinshi. Nitumara guhabwa ishusho y'Imana, duhabwa umurimo w'Imana. Icyo tuzakiganiraho ubutaha. Kambabwira icyakane. Iyo tumaze gukizwa, ntitube mu rugendo rwo gutangira gushaka gusa nawe, tuba turi mu rugendo rwo gusubira mu shusho yacu ya kera. Iyo Paulo yanditse aravuga ngo umuntu wa kera, iyo ntabaye mu rugendo rwo gushakisha guhora nshaka gusa nayo, mba ndi mu rundi rugendo runsubiza mu gusa n'uwo nahoze we. Ndagisubiramo. Iyo muri ubu buzima umaze gukizwa, ubuzima bwawe bwo gukizwa bwa minsi yose, ntube mu rugendo rushaka gusa nayo, ubu urimo urasubira mu buzima bwawe we wa kera. Ibyo ni ihame. Icyo si icyo abantu bigaho, ni ihame. Iyo utabayeho mu buzima bwa Gikristo bushaka gusa n'ishusho ya Kristo, ubu uri mu buzima urimo burasubira kugusa nkawe ukomoka kwa Adamu. Kuko abakomoka kwa Yesu Kristo babaho mu buzima bugerageza gushaka gusa. Reka dusome iki cyanditswe nkunda cyane. Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 9. Ibice 3 umurongo wa 9 n'uwa 10 mu gitabo cy'Abakolosayi. Paulo yandika aya magambo akomeye. Aravuga ngo ntimukabeshane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, ngo mukambara umuntu musha, ngo uhindurirwa musha kugira ngo agire ishusho isa n'iyamuremye. Mumaze kwiyambura umuntu wa kera, mugomba guhora muharanira gusa no kwambara ishusho isa n'iyakuremye. Urugamba turwana narwo rutuma tutakira ishusho y'Imana. Ndababwira ibintu bitatu, sinzi ibingibi nari mvuze niba nari mbishoje. Cya kane niba ari cya gatanu nari ngiye gusorezaho, ikizagarura Yesu nagaruka azaza gutora ishusho ye. Yesu nagaruka, abiteze kugaruka kwa Yesu Kristo, Yesu azagaruka gutora ishusho ye. Yego, kizagaruka Yesu ntazoza gutora Foursquare, kandi Yesu ntazaza gutora abapasiteri. Azahagarara mu bicu aje gutora ishusho yiwe. Yego, kizazana Yesu nagaruka, kizamuzana azabaje gutoragura ishusho ye. Abamwizeye bamwemeye bakizera izina rye bahawe kuba bari umunabe. Bibiliya yatubwiye mu Baroma
iravuga ngo yadutoranyije kera, ariko ngo idutoranya kugira ngo dushushanywe n'ishusho y'umwana we. Yadutoranije, yaturebye, iradutoranya kuva kera, ariko icyo gihe kera yadutoranyaga kwari ukugira ngo dushushanywe, tugire ishusho y'umwana wayo. Uwo ntabwo ari ibya none, oya si ibya none, n'ibyo yatekereje kuva kera kudutoranya, ariko umugambi w'uko kudutoranya kugira ngo tugire ishusho y'umwana wayo. Dukomere Imana amashyi. Abantu muri iki gihe barimo baraharanira kuba abafosikoya, abandi bagaharanira kuba simbizi, abandi bagaharanira kuba cya kindi witwa cyo. Icyo guharanira ni kimwe gusa, niki nakora ngo ngire ishusho yo ku mwana w'Imana, niki nakora kugira ngo nambare ishusho y'Imana. Yesu azagaruka gutora ishusho ye. Ni ibiki bijya bitubuza kwakira ishusho y'Imana muri ubu buzima? Ndababwira ibintu bitatu bijya bibuza umuntu kwakira ishusho y'Imana. Icyambere gikomeye ni uguhora dutekereza ejo hacu hashize. Abafilipi ibice 3 ndagikunda cyane, Pawulo yandikira Abafilipi ibice 3 ku murongo wa 12, guhera ku murongo wa 7 yaranditse aravuga ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Iyo ugeze kuri success, it's an open door, ni umuryango ukinguye for the next step. Iyo ugeze kuri success, aba ari umuryango ugukinguriye kugira ngo wongere wigire imbere, ntukanyurwe. Ibyago by'abakristo mu buzima bwa Gikristo ni ukunyurwa n'urwego wagezeho. Nubona urwego wagezeho waranyuzwe, uzagende wicare wiririre kuko ufite ikibazo gikomeye. Ntukabeho mu buzima bwa Gikristo bunyurwa naho wageze. Iyo wanyuzwe na step wagezeho, living in another vector, kubaho mu buzima bwizihiza, kubaho mu butsinzi butongera gutekereza imbere, it's a fail, n'ugutsindwa. Kuko Imana irimo iramubwira ngo ico witwa cyo cabaye expire, waharaniye kwitwa kiriya ndimo ndakwita. Reka ico bakwita cabaye expire, ndimo ndakwita ikindi, iryo ni izina ryino, ngewe ndimo ndakwita ico utarakora. Kimwe mu kintu kijya kitubuza kwakira ishusho y'Imana ni uguhora dutekereza ejo hacu hashize. Satani ajya tugarurira amateka, akakwibutsa wowe w'iwanyu, akakwibutsa wowe ejo hashize, akakwibuka ejo wowe wakiraniwe, kubera iyihe mpamvu? Mureke mbabwire iki kintu gikomeye. Ese twakwita baba? Twavuga ngo amina. Satani ntureba Alex uyu nguyu, ntabwo Satani yoza ngo amufate mu muhogo ngo ananirwe kuririmba. Oya, aza turekera kuririmba, akaturekera gutura, akaturekera kubwiriza, akatwima gusa na Kristo. Satani ni umuhanga. Pastor Kadoni uzi kubivuga neza, ni umuhanga, azi urufunguzo rukomeye rwo kwakira iby'Imana. Aza ariko ukakomeza ukaza guterana, akakureka kuririmba, akareka nzunga agakomeza agacuranga, ariko akakwima kwakira ishusho ya Yesu. Kuko abazi neza ko numara, tugarutse kuri ya shusho, abazi neza ko numara kuba umwana w'Imana, ugiye gukorera Imana, ukakira ubutunzi bw'Imana. Twaheze mu bukene budashira kubera ihe mpamvu umurage w'ab'Imana izawuhereza abameye kuba b'Imana. Guhora dutekereza ejo hacu hashize ni inzitizi itubuza kwakira iby'Imana. Icya kabiri kubatwa n'ibigezweho, kubatwa n'ibya none. Nasomye amagambo yanshimishije cyane, mureke nyabasomere. Timoteyo, mu gitabo cya Timoteyo wa 2 ibice 4, Timoteyo wa 2 ibice 4 umurongo wa 10, guhera ku murongo wa 6,
Pawulo yavuze aya magambo meza, aravuga ngo kuko njyewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda canje kirageze. Niko yavuze, igihe cyo kugenda canje kirageze. Arababwira ngo narwanye intambara nziza. Yaza yandikira Timoteyo urwandiko rwa nyuma arimo kumusezera, aramubwira ngo njyewe iby'urugendo rwanjye ruraharageze, narwanye intambara nziza, narinzi ibyo kwizera. Arababwira ngo igisigaye ngo mbikiwe ikamba iry'umukiranutsi, uwo nguwo umukiranutsi utabera azampeza. Aravuga ngo ariko sinjye njyenyine, ngo n'ababandi bose. Noneho ngo agere ku murongo, kandebe ageze ku murongo wa 14, umurongo wa 10, aramubwira ngo ntukaze wenyine, kuko yaramubwiye ngo ubanguke cyane uza hondi, ariko aramubwira ngo ntuze wenyine, uzanshakire Luka, uzashake Luka muzane, kuko Dema yaransigiriye, yantayeyo. Kandi uzi impamvu yantayeyo? Mwumva uko Bibiliya yavuze. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none. Twari dufatikanyije rwa rugendo, urabizi iyo narindi yari yamwandikira urwandiko rwa mbere, amwandikira urwandiko rwa kabiri, aramubwira ngo ubanguke cyane ahondi, kandi nuza ntugasige Luka, uzanzanire na Luka ntukamusige. Impamvu ni iyi, Dema yaransigiriye, kandi cyatumye asigira ibigezweho by'iki gihe byaramujanye. Dumukatika Imana, ibigezweho bya none ba Dema. Dema yaransize, kandi igihe cyo kugenda canje kirageze, wihute cyane. Ariko Dema wagiye mu bya none by'iki gihe, ibigezweho bya none. Kucumwera ahantu narindi nahoze mbabwira aya magambo, ntimureba mbere bigitangira twandikiranaga abantu kuri email, siko bimeze? Umuntu akahoherereza undi email, iyo email yagiraga abantu bake, ngo bute haduka Facebook, hajaho nka kimwe cyakangahe cy'abantu hano. Facebook iraduka, abahungu n'abakobwa tuja kuri Facebook, ngo buza haza ikindi kiri special noneho cyitwa WhatsApp. Murakizi ba mama, muzi WhatsApp? Aho giteye ubwoba. Naho zimbabwirije ubundi ngo umugabo iki cyaduka, umugabo ngo wigeze kubwira umugore wiwe ngo aramubwira ngo agiye Kampala kuri WhatsApp. Cyari ikintu yarita, ariko ikintu gikomeye. Ngo arateza agiye Kampala, ngo agiye kuri WhatsApp. Iraza, ntimuzi ko yadutwaye. None ejo bundi hadutse ikindi, murakizi? Hadutse iki? Haza Instagram, ngo haza Instagram iva nibi yaravuyeho simbizi. Haza Snapchat, ngo have Snapchat, none hariho TikTok. Nyuma ya TikTok hazaza ntibikunda. Kimwe mu kintu cyatumye Dema asigira Pawulo mu rugendo ni ukwita ku bigezweho by'iki gihe, ibigezweho bya none. Dema asiga Pawulo yitaye ku bigezweho bya none, hakaza ibintu Dema yagiye, haza ibindi Dema yagiye, haza ibindi Dema yagiye, Pawulo aramubura. Ibigezweho bya none ntibikunda, ntabwo byo dukundira. Wofungura ugasanga abantu bakwandikiye kuri WhatsApp ukabasubiza, ukaja kuri Facebook ukabasubiza, ukaja kuri Instagram ukabasubiza, ukaja kuri TikTok ugasubiza, ukaja kuri Snapchat ugasubiza, ukaja kuri Twitter ugasubiza, ukazabona umwanya wo gushaka gusa na Yesu Kristo. Nico cyatumye Dema asigira Pawulo mu rugendo. Hari umuntu urimo kunyumva? Twazamura amaboko, twavuga cyane ngo haleluya. Mureke tugira ibyo tugabanya bigezweho muri iki gihe, tugira ibyo tugabanya, tugira ibyo dushira ku ruhande. turashaka gusa nawe. Turi mu rugendo ruharanira kwambara ishusho ya Mana, ariko ntibizadukundira nitukomeza kuba nk'abadema.
ibyadutse bya none. Abantu bari biteguye kwakira imigisha, nimuyakire mu izina rya Yesu. Nkunda ngo mbabwire amahame yatuma umuntu yakira umugisha. Mureke tuve kubigezweho bya none. Iki ni ikibazo gikomeye abantu barimo barahura naco, kandi ukagira n'ubu ngubu turimo turavuga ntari abantu bari kuri WhatsApp. Ubu mpagaze hano ndimo ndabwiriza, ntimubona ko mfashe ijambo ry'Imana ndimo kubwiriza, hari abantu bari kuri WhatsApp. Wayiretse, reka please, waretse, bika telefone. Tugura ibintu ngo tubitunge bwaca bikadutunga, tugura ibintu ngo tubitegeke bwaca bikadutegeka. Uzi ko ubu ngubu telefone isigaye kugenera amasaha yo kuryama. Nikubwira ngo uraryama saa 8 ukaryama saa 8, kandi uri mu wiki mu ma emoji twatundi turimo turagira gutya, ukohereza ka emoji undi akohereza kandi mukageza saa 8 za nijoro emoji. Wabwira umuntu ngo napfuka amasenge amara amasaha 3 agatangira kwayura, ariko wamubwira ngo ngaho naje kuri telefone ni twatuvuga iki twatuvuga. Telefone kakubwira ngo saa 8 urazigeza wicaye, ukayibwira ngo yego niwe chef, yego ndayigeza. Urabyuka saa 11, yego dema. Mwuka wa dema ibigezweho byiki bya none. Mwuka wa dema utuma tutakira ishusho ya Kristo. Muri Youth Connection ni igiterane tugira ngaruka mwaka kizagaruka hano. Hari umugabo wigeze kutwigisha, pastor wa Zion Temple yo ku Gisozi, umugabo witwa Flori yaratubwiye ngo abakozi bakora telefone, aba bantu bakora telefone bayikorana ubuhanga bukomeye, abakora telefone saba bize technique nabize psychology, abantu bize psychology baba mu nganda zikora telefone, bakaba baragenye urumuri rwa telefone ico rwokorera amaso y'umuntu ngo aburi bitotsi. Wafungura gucya telefone bakaba urumuri rwayo hari ukuntu babyize babizi, niruhura n'amaso yawe, amaso yawe arakambukamwe ibitotsi. Ariko nufata Bibiliya ngo ugiye gusoma Bibiliya, wa mugabo ngo yahoze abwira abana ngo yabuze ibitotsi niba muzanire Bibiliya. Watora Bibiliya, umuntu yatora Bibiliya kujya gusoma agatangira kwayo. Ese musakuje kubera mu byumvise bigenze gute? Yaba byari gukunda twese ngo tubwire Imana ngo idukureho umwuka wa dema, umwuka w'ibigezweho muri iki gihe. Umuririmbyi arava kuririmba hano akicika hano akicika hano, akamanuka yanezerewe gisirimba casaza, akicika hano kwicara gusa nta kindi, ni telefone. Yanezerewe ibyo yako birava ibyo yakarabita muri telefone. Mutekereze urwego tugezeho, mutekereze urwego tugezeho. Ntaricara ntarihanagura n'ibyuye, kera ari muri telefone. Ntimubizi ko dukundana? Joyous simba kunda, ndabakunda. Ariko ntimworeka ngo tuvive umunezero tuvanye ku gatuti. Nimba mvuye hano mbanze nkore meditation ya bya bintu mvuyemo, ugiye kuri telefone. Koma bigenze gute twa Dawidi yagiraga amagurupe 3. Yagiraga Azafu na Hemani na Edutuni, nizo zari groupe 3 za Dawidi. Yagiraga abanaziri, akagira Joyous, akagira n'abandi Bene na Chance Ministry, zari groupe 3 za Dawidi. Iyo baririmbaga tuzamura amaboko, haleluya, asifiwe Yesu. Ngo bageze baririmba umunsi umwe ngo barazamutse, umunsi bazamuka n'isanduku ry'isezerano. Ndanezere ngo bazamuka n'isanduku ry'isezerano, iya magurupe y'atatu y'abaririmbyi ngo azamuka bamwe bagira uko bagaza bacuranga, abandi bakagira uko baza bacuranga, abandi nabo ngo bakabikiriza.
bakagenda ngo barazamura barimo bararirimba, azafika aririmba, Hemani ikabakira, Idutuni nayo ikabakira, ngo bararirimba uko bazamura isanduku ry'isezerano, ngo bageze mu rusengero, ngo ubwiza bw'Imana buramanuka. Bibiliya yarambwiye ngo ubwiza bw'Imana bwaramanutse ngo bumanuka nk'igicu abantu babureba. Igihu kiramanuka cy'ubwiza bw'Imana gitwikira hera hahera. Abatambyi umwotsi uraza, abatambyi ngo bagombaga kuzamuka ngo bajye gukora umurimo wabo biranga, kuko ngo wari umeze nk'igicu kitamenywa. Cari igicu batabasha gufrontinga. Ubwiza bw'Imana bwamanutse, abaririmbyi baririmbye, Hemani ikazamura, Idutuni nayo ikazamura, Azafu nayo ikabakira, ngo bararirimba, ubwiza bw'Imana bumanuka bumeze nk'uko igicu. None comment ça va pour aujourd'hui? Bimeze gute uyu munsi? Ibigezweho by'iki gihe ntibirimo kudukundira ko ubwiza bw'Imana bumanuka, ntibikunda. Ngiye kwigisha se kuramya no guhimbaza. Tubona kuri abaririmbyi bazatubwira ngo niduhaguruke, ni intege nke zabo. Jewe niko nza mvuga, ni intege nke zabo. Ahamanutse ubwiza bw'Imana ntuzubwira abantu guhaguruka. Oya, nza ndambirwa nuko nshika ndambika ibitabo mpaguruke. Kurampagurutsa gute? Oya, ni mutumanurira ubwiza bw'Imana butuma ndeka ibyo narindimo. Ni mutumanurira Imana, ni mutumanurira Imana. Mureke kuduhagurutsa mu manura ubwiza bw'Imana. Mwe muretse kuduhagurutsa. Ni mutureke. Nidusanga ikirere cyatse ubwiza bw'Imana bwamanutse, tuzantegeka guhaguruka. Oya, Isiraheli yose tuvuge ngo amen. Twongere kandi haleluya. Isiraheli yose ngo yarahagurutse. Ntabwo bigeze babwira Isiraheli ngo nibahaguruke. Isiraheli yose ngo irahaguruka. Ngo ikavuga ngo nimushime Uwiteka, ngo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Ariko Mana we, umwuka wa dema nutsindwe mu izina rya Yesu. Ibigezweho by'iki gihe byatumye tutakira ubwiza bw'Imana. Banzureke witonde, ubibwire ngo ntibigutegeke, ugira imbaraga ku byo utegeka. Cya gatatu, sinzi umwanya nsigaranye uko ngana. Cya gatatu, ndababwira ibindi bitatu hanyuma nsoze. Cya gatatu kiza gituma tutakira ubwiza bw'Imana. Cya gatatu ni ukutemera gutsindwa. Kutemera gutsindwa. Abakristo muri iki gihe bazamuye amajosi. Uramubwira akakubwira ngo wambonye. Akakwemeza uburyo ki ibyo uri muramubwira. Kutemera gutsindwa. Ubundi ubukristo si ugutsinda, ubukristo ni ugutsindwa. Ubukristo si ukuburana ngo utsindwe, ubukristo ni ukuburana ugatsindwa. Ubukristo ni ukurengana. Ese mvuze gutuko? Ni ukurengana. Yesu yarababwiye ngo ubwo bandenganyije ko muratekereza ko mwebwe bazabareka. Oya. Ariko ubu ngubu ntitukicemera gutsindwa. Iyo ndimo ndasoma ibyirato bya Pawulo. Twazamura amaboko. Tuvuge cyane ngo haleluya. Muzosome mu Bakorinto, Pawulo arimo arandika ibyirato bye. Pawulo yagaza yirata ngo bato yabamenye ngo bakajya imuhenge. Nibyo byirato. Akirata ngo bakora bamukubise 38. Akababwira ngo ndibuka inshuro nahagaze imbere nibo ndaburana ngo baka yirataga inkoni, akirata imbeho, akirata kurenganywa, nibyo byari ibyirato bye. Akababwira ngo niba hari umuntu urusha abandi kwirata, ngo ni njyewe wa mbere, ngo nimureke mbirateho. Niko Bibiliya yabyise. Ikababwira ngo nimureke mbirateho. Niki turi mu kwirata iki? Kurengana kwacu batuziza Kristo ni ibyirato byacu. Giye gutinda. Ndasoreza kuri ibi bintu bitatu. Iyo turimo turarwana n'uru rugamba, Satani duteza ubwoko butatu bw'ibyaha. Aribwo bukubiyemo ibyaha byose isi ikora. Bukubiye mu bwoko butatu. Aribwo bwoko Satani azateza abantu
ngo batakire ishusho ya mana. Yohana wa mbere, mu gitabo cya Yohana wa mbere, ndi kwihuta cyane, mu gitabo cya Yohana wa mbere ibice 2:16 haravuga ngo kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri ari irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubu bugingo. Ni bitatu ubwoko bw'ibyaha butatu Satani azateza abantu ngo ntibahabwe ishusho ya mana. Bitatu. Icambere ni irari ry'umubiri. Halo tuvuge ngo amen. Niki umuntu azakora ngo atsindire irari ry'umubiri? Iyo Satani aduteye irari ry'umubiri, kuko turimo turashaka solution ituma dutsinda ikingiki Satani aduteza ngo twe kwakira ishusho ya mana. Irari ry'umubiri turitsindisha iki? Kuko nicyo kintu gikomeye Satani aza gutsikamiza, irari ry'umubiri. Icyanditswe Abakorinto ba mbere ibice 9:27 Paulo arandika arababwira ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha iby'uburetwa. Ngo ahari maze kubwiriza abandi nanjye ntaza kwibona, ariko umubiri wanjye ndawukoresha iby'uburetwa. Mureke mbabwize ukuri, igihe uzotegereza umubiri wawe uri comfortable ngo ujye kujya gusenga ntibizakunda. Dusenga umubiri utawushaka tukawukoresha iby'uburetwa. Ukawujyana gusenga utabishaka, ukiyiriza wumva ushaka ibiryo batetse ibiryo byiza. Uzi ko umuntu azatekereza kwiyiriza ejo agasonza none, watekereza ko ejo utazarya ugatangira kumva inzara none. Kubera iki? Umubiri wanjye ndawukoresha iby'uburetwa. Senga ntabishaka, mfite umunaniro mwinshi nkajya, mfite inzara nyinshi nkongera nkiyiriza. Muzi igihe nyacu cyo gusenga ni igihe urushe cyane wari musenga. Nubona urapfukamye warushe cyane no gusenga ukaruha cyane, uzoba ugeze mu gihe nyacu cyo gusenga. Igihe nyacu cyo gusenga ni igihe urushe cyane urimo urasenga, uba ugeze mu gihe nyacu cyo gusenga. Reka mbisubiremo. Nubona wasenze urananiwe maze kuruha, uzoba ugeze mu gihe cyiza cyo gutangira gusenga. Kuko dukoresha umubiri wacu iby'uburetwa kugira ngo ahari utatuzanira irari ry'umubiri rigatuma tudasa nayo. Kuko irari ry'umubiri rimarwa na nyiri mubiri kukoresha iby'uburetwa. So ubushize hano nahoze mbabwira, narababwiye niba hari igihe kigoye gusenga ni igihe Imana yagushubije. Niba hari igihe kigoye gusenga, niba hari igihe kigoye gusenga ni igihe Imana yagushubije. Niba hari igihe kigoye, Petit frère Kimazi, niba hari igihe kigoye ni igihe uri muri Australia. Uzi ubuzima wowe wayemo hari i Burundi byonyine byagutegekaga gusenga. Biratubwiye ngo igihe cyo kuba maso ni igihe Imana yagushubije, kuko igihe uri mu bibazo, ibibazo ubwabyo bikugira amaso. Ariko igihe nyacu cyo kuba maso ni igihe Imana yagushubije. Imana yagusubije gutya, Skyre nawe n'abandi bicaye mu rugo, kibasumba akazana imbuto n'ibindi mukicara mu rugo, ngo urahagurukana ibyo ngibyo, iyo mpisho yizane hano, impossible. Ariko niba hari ikintu coroshe ni ukuja gusenga n'inzara. Niba hari ikintu coroshe ni ukuja gusenga n'inzara. Ariko niba hari ikintu gikomeye ni ukujya gusenga n'impisho. Biragoye. Biragoye. Mbasubiriremo ngo biragoye. Washatse wa wundi washatse, mu wawe harimo Canal Box, hakabamo Canal Plus.
niyo mvuga Canal Box, niyo yiyongiye kurareba Champions League wamara ugasiga maniyo igiye gukina, ndabahungu ndabarahiye ntibikunda. Birasaba umubiri wawe kuwukoresha iby'uburetwa. Iyi mvugo ndimo ndavuga hari abantu batarimo kuyumva, ariko hari abandi barimo kuyumva cyane. Birasaba umubiri wacu kuwima bya bindi ukunda. Paulo aravuga ngo mukoza iby'uburetwa ndawubabaza kugira ngo mpundengere kuri cya kindi nshaka. Umubiri wanjye ndawubabaza, iyo utabishaka nibwo ngenda. Icya kabiri ni irari ry'amaso. Ni gute tuza tunesha irari ry'amaso? Yobu ibice 3 umurongo wa mbere. Ni gute tuza tunesha irari ry'amaso? Tuza tunesha irari ry'amaso iyo dukoranye nayo amasezerano. Iyo baravuga ngo nakoranye n'amaso yanjye amasezerano, twaricaye n'amaso yanjye ndayabwira ngo w'amaso we nanjye ndi hano, uri amaso nanjye ndi hano, none nge nawe dukorana amasezerano. Nituvuge ngo amen. Dukorane we maso yanjye dukorana amasezerano. Hari ibintu ntazakwemerera w'amaso, irari ry'amaso. Nusoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3 umurongo wa 15, umunsi inzoka yashutse Eve ngo yamuhendahendesheje irari ry'amaso, ngo iramubwira ngo ni witegereze iriya mbuto ngo urebe ukuntu ari nziza. Eva ngo ayirebe ngo abona koko ni nziza. Niho biza bihera. Abacumuye benshi bacumuye barimo baragendera ku irari ry'amaso. Amaso yareba akavuga ngo igitangaza kirabaye. Muzamubwira ngo Dawidi hari ikintu cyatumye acumura, irari ry'amaso. Ninde wakorana amasezerano n'amaso ye? Akabwira amaso ye akayibwira nkuko Yobu yavuze, arayabwira ngo w'amaso yanjye we nakoranye nawe amasezerano ngo sinzabasa kwifuza, sinzifuza umugore, sinzifuza umukobwa, kuko amaso yanjye nakoranye nayo amasezerano. Ubwira amaso yawe yategeke, kuko nico kikubuza kwakirisha Yesu Kristo. Na irari ry'amaso. Icya gatatu no kwirata ku by'iki gihe. Cyo cya gatatu kiza gituma Satani azaduteza icyaha cya gatatu, kwirata mu by'iki gihe. Iyo umuntu amaze kugera ku kantu runaka ubwirasi bukamufata, ariko Paulo arandika ngo nize guhaga, nize no gusonza. Kunyurwa n'ibyo ufite nico nyine kizagufasha kugira ngo tubashe gutsinda. Kunyurwa n'ibyo ufite. Ibyo twarimo turavugana ni urugendo rutugeza ku gusa na Yesu Kristo. Hari umuntu uri hano utarakizwa, umuntu uri hano utaraha Kristo ubuzima bwe. Turimo turavuga ngo gusa na Kristo ni abantu bamaze gukizwa, ariko ushobora kuba wowe utarakizwa ukaba wicaye ahantu. Niba utarakizwa ngwino tugusengera Imana. Niba uri hano utarakizwa, utaraha Kristo ubuzima bwawe, ngwino tugusengera Imana. Urahari umuntu utaraha Kristo ubuzima bwe, yaba ari hano ngo nawe ubuzima bwe abuhereze Kristo? Urahari utarakizwa ngo tugusengere? Tugiye gusenga Imana. Nashoje tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko ubuzima bwawe hari ahantu bwari buri, hari aho ufite intege nkeya muri ubu rugendo rwo gusa na Yesu Kristo. Sinzi icyakunaniye, haguruka dusengane Imana. Ufite icyakunaniye, ufite umwuka wakunaniye, abafite umwuka wa dema, abandi bafite ibindi, ariko niba hari icyo ufite cyakunaniye, haguruka dusengane Imana. Sinkubwira ngo uze hano, haguruka twinginga Imana, tuyibwire ngo byarananiye kugera ku rwego rwo kwakira ishusho ya Yesu Kristo. Turatsinzwe tuvuga iki mano renye abazi. Turatsinzwe tuvuga iki mano. Turatsinzwe tuvuga iki mano. Yes. Ishizeho ibya
washoboraga kutabyita nkarimbuka nta n'icyo byari kuba cyangwa se ariko shimwa mwami Yesu, shimwa mwami Yesu, kuguru ruhebuje niwashobora tugiye gusenga Imana. Tubwire Imana ngo hari ibyari binsikamiye ariko ndasaba imbaraga zawe zitsikamira. Tubwire Imana iduha imbaraga zitsikamira ibidutsikamiye bituma tutakira ishusho ya Mana. Mwami Yesu, Mana y'imbaraga. Haleluya Yesu. Uyu mugoroba turasenze mu izina rya Yesu w'imbaraga, mu izina rya Yesu w'imbaraga, mu izina rya Yesu w'imbaraga. Imbaraga z'Imana zibasha gutsikamira ibidutsikamiye bigatuma tudasa n'ishusho yaturemye. Imbaraga z'Imana zatsikamiye urubyiruko, imbaraga z'Imana zatsikamiye abamama n'abapapa. Enia sauve la gare de Nibaria corne descanse la gare. Gibre de la forme impliqué de sa filangonda ya Zabera. Turamagara imbaraga zawe Mwuka Wera w'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga 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 z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zidukiza, imbaraga z'Imana zitubohora. Abantu nibabohoke mu ngoyi mu izina rya Yesu w'imbaraga. Ingoyi Satani yadushizeho nizibohoke mu izina rya Yesu, tujye mu rugendo rwo gusana Kristo. Turabohora ingoyi za tekinoloji, turabohora ingoyi, 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 turabohora ingoyi. Manura imbaraga Yesu mwana w'Imana, Yesu mwana w'Imana, Yesu mwana w'Imana. Turacakwingingama uyu mugoroba. Imbaraga zawe zitsikamire cyane, imbaraga zawe zitsinde cyane, imbaraga zawe zitubohore cyane, imbaraga zawe nyinshi cyane. Ni wowe twiringiye Mana, tuguhaye icyubahiro, tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.